pasiteri ndi umuyobozi w'itorero Irembo ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'abana bane ndi umukozi haleluya mfite kampani y'ubwubatsi ndi umuyobozi w'ishuri rya Gardienne ryitwa Shalom Nursery School numva ko ndi umuntu ukomeye cyane haleluya impamvu mbibabwiye nuko mbere yuko mbona Yesu ntacyo naricyo haleluya tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero riri muri Luka ibice byaho 15 umurongo wa 14 mbere yuko ngira ikintu kintu kose nkora ndabanza gushimira ubuyobozi bw'ikigo ubwo gutanga uyu mwanya ngo ubutumwa bwiza buvugwe no gushyigikira abana bakora umurimo ku ishuri shimira Christian Union shimira buri wese wagize uruhare kugira ngo uyu munsi ubeho shimira abatekinisiye twazanye abacuranzi ab'ibyuma n'abaprotokole buri muntu wese byamusabye ko yitanga kugira ngo iki giterane kibe Imana yacu ishimwe twabakomera amashira haleluya reka dusome ijambo ry'Imana rero muri Luka ibice 15 umurongo wa 11 aravuga ngo umugani w'umwana w'ikirara kandi arababwira ati hari umuntu wari ufite abahungu babiri umuherezi aramubwira ati data mpa umugabane w'ibintu ungwiye nuko agabanya amatungo ye iminsi mike ishize umuherezi ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure yayisha ibintu bye ubugoryi bwe abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu atangira gukena aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga ariko ntihagira ubimuha nuko yisubiramo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza naho nge inzara insinze hano reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti data nacumuye yo mu ijuru no mu maso yawe ntibikwiriye ko nitwa umwana wawe mbe umugaragu wawe arahaguruka ajya kwa se agitunguka kure se aramubona aramubaza aramubabarira kanka aramuhobera aramusoma uwo mwanya umwana aramubwira ati data ndacumuye kuba mu ijuru no mu maso yawe ntibikwiriye kwitwa umugaragu wawe amen ndagushimye Mana data uyu mwanya w'ijambo ryawe reka ukoreshe kugira ngo utarakiza kizwe utarabohoka bohoke ubuze ibyiringiro bibone mu izina rya Yesu amen haleluya ndagira ngo tuganire kuri aya magambo nahaye umutwe avuga ngo garuka mu rugo kwa data haleluya garuka mu rugo kwa data uyu mwana ngo yaravutse ise ari umukungu afite buri kintu cyose icyo akeneye cyose kibona ndetse ngo bari bafite n'abagaragu bamukorera ariko ibyo byose ntibyamunyura aravuga ngo ndashaka kwigendera ndashaka kwigenga haleluya ubusanzwe ababyeyi bacu bashyiramo imbaraga ngo batugire inama ariko buri gihe duhora tubona nta bwenge bagira buri mwe usanga tuvuga ariko viye nawe nta kigenda kiwe ariko mukecuru nawe mbese tubiteye amazina haleluya hari agakuru rero numvishe kajyanye no kumvira haleluya hari umugabo umwe ngo arimo agenda mu nzira abona impyisi yafashwe mu mutego nuko impyisi murayizi barayibabarira aragenda ayikura mu mutego arangije iramubwira ati mbabarira noneho ubwo urimo kujya muri iyi nzira umpeke tujyane arangije ayishyira mu mugongo arayiheka ageze mu nzira baramubwira ati wa mugabo nta muntu ujya uheka impyisi yanga kubumvira aragenda ageze imbere abantu bavuze induru ati muze muraho umuntu uhetse impyisi yanga kubumvira arakomeza aragenda haleluya ageze imbere n'abandi babigenza gutyo nuko bageze hirya hatari abantu yampyisi iramubwira ngo wa mugabo nta bwenge ugira umuntu utumvira akatavugwa n'umuntu umwe
irangije iramurya ngo niba utumviye abantu nta bwenge ugira. Haleluya. Kumvira ababyeyi ni ikintu cy'ingenzi. Kumvira abarimu, abarezi n'abayobozi batuyobora. Haleluya. Aba barimu mubona babifuriza ibyiza. Yesu ashimwe. Ababyeyi banyu bifuza ko muzaba abagabo n'abagore beza babereye igihugu. Imana yacu ishimwe. Uyu muhungu rero afata ibintu bye aragenda ajya mu gihugu cya kure. Ese niba hari abana baza hano kwiga bavuga ngo reka mfe kujyayo kuko papa yabivuze cyangwa mama? Haleluya. Ahubwo ngo bashaka uburyo bwo kuva mu ishuri ngo bajye kwigenga no kwikorera ibyaha. Ndagira ngo mubwire uyu munsi, niwanga kumvira ababyeyi, ukanga kumvira abayobozi, abarezi, ukanga kumvira igihugu gihora kivuga ngo abana bose bige, uzahura n'impyisi kurye. Haleluya. Ariko Imana ishimwe, Imana yifuza kukubabarira ibyo ngibyo bituma ushaka kugenda, yifuza gufasha buri muntu wese. Uyu mwana ngo yaragiye asanga ibyo yatekerezaga ko ari byiza asanga ni bibi. Yesu ashimwe. Reka mbwire abana b'abakobwa bari hano bashaka kureka ishuri bakigira ibyigenge bakajya muri bya bindi. Haleluya. Hariya hari impyisi zizabarya. Reka mbwire urubyiruko rw'abahungu ruri hano mushaka kujya kugura ibiyobyabwenge, nta cyiza kiriyo, impyisi zabarya. Haleluya. Umwana ngo agezeyo ibyo yajyanye arabimara. Abakobwa benshi bibwira ngo beza. Haleluya. Ujya mubona ukuntu bagenda bireba binyonga, ubwiza bwawe ntiburagera wa mukobwa. Haleluya. Abakobwa bari hano mukomere Yesu amashyi. Haleluya. Umukobwa mwiza ni warangije ishuri, siko bimeze? Umukobwa mwiza ni ubasha gukora akikorera akinjiza amafaranga. Haleluya. Nawe wundi uvuga ngo nzajya kurya y'abahungu, mu muco nyarwanda tumwita ikirara. Haleluya. Umukobwa mwiza ni uwigira. Leta y'u Rwanda iravuga ngo abantu bose bigire. Njyewe nize natangiye ishuri mbere ya Jenoside, amahirwe mufite uyu munsi ntabwo yari ahari. Haleluya. Jenoside yabaye ni mu mwaka wa 5, nagize wa 6 kwiga biraranga, nagiye gusura mu ishuri hashize imyaka 8. Haleluya. Ariko ndashimira Yesu yuko icyo yashatse mu buzima bwanjye nakigezeho. Imana ishimwe. Garuka mu rugo kwa data. Iyi nkuru dusomye turabona mu mwana usa nkaho yananiranye. Haleluya. Umuntu wese akwiriye guhora ashaka kumvira Imana, kumvira ababyeyi no kumvira abamuyobora. Imana ishimwe. Haleluya. Kubera yuko bituma ibi bitakubaho. Mu Migani ibice 9:3 baravuga ngo iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru, yuko amaherezo ya byose ari amwe, kandi imitima y'abantu yuzuye ibibi, ndetse mu mitima yabo bakiriho barimo ibisazi, ariko iherezo bazakurikira abapfuye babasange. Haleluya. Biravuga mu mitima y'abantu habamo ibibi. Hari umuntu umwe wenyine waje gukuraho ibibi. Yesu ashimwe. Ni Yesu Kristo. Biravuga ngo yapfiriye abantu nuko yikorera ibyaha byabo, arangije arababarira uhereye ku mutoya ukageza ku mukuru. Haleluya. Uyu munsi niba uri hano, ndifuza kuza kwakira Yesu umwami n'umukiza. Ndifuza kuza kwegera Imana. Abantu bishimira ibibi. Uyu mwana yari afite abagaragu kwa se, yari afite
ikibi. Haleluya. Turashimira abarezi bacu kuba tubwira ko ikibi ari ikibi. Mubakomera amashyi. Turashimira ababyeyi bacu kuba tubwira ko ikibi ari ikibi. N'abakobwa mwe mwumvira ababyeyi banyu bababwira ngo mwe kwifata uko twitaye. Yesu ashimwe. N'abahungu mwe mwumvira ababyeyi n'abarezi banyu bababwira ngo ibiyobyabwenge ni bibi. N'abana mwe mwese mwumvira ababyeyi n'abarezi banyu bababwira ngo nimugate ishuri. Yesu ashimwe. Uwo mwana baza kwiba banki n'ibindi birara barabafata barabafunga babakatira urwo gupfa. Arangije umunsi umwe bagiye kubakatira urwo gupfa, agiye gupfa aravuga ati mumuhamagarire mama. Arangije mama yaraza aramubwira ati gira hino ku idirishya mubwire. Azana ugutwi bagiye kumubwira, wa mwana ahita afata ugutwi kwa nyina arakuruma araguca agucira hasi. Aravuga ngo uri umubyeyi mubi, ntabwo wigeze umbwira ko kwiba ari icyaha. Njyewe rero abapasiteri nje kumubwira ko kwiba ari icyaha. Haleluya. Kwiba ni icyaha, gusambana ni icyaha, kunywa itabi ni icyaha, kunywa urumogi ni icyaha, kubeshya abarimu ni iki? Kwambara mini ni iki? N'abakobwa ngo mureke kwambara mini, igihe ntikiragira ngo mube beza. Nta mafaranga mufite, nta kintu mufite, mukoma amashyi muyakome. Umukobwa mwiza mukora muri banki agahembwa umushahara, siko bimeze? Na mukecuru akavuga ati yamuri igitenge, nawe mutangiye kwambara mini aka kanya mutaragera no mu cya leta. Haleluya. Ntabwo ndi butinde, ariko ndashaka kuvuga ngo ntukajye mu byaha, garukira Imana buri munsi. Imana ihora yiteguye kukwakira. Uyu mubyeyi muhora agatekereza ngo wa mwana wanjye ashobora kuba azagaruka. Ni uyu mwana ngo yisubiramo aravuga ngo kwa data hariyo abagaragu kandi bararya barasigaza. Yesu ashimwe. Ngiye gusubira kwa data. Umuntu mwiza dufata icyemezo cyo kugarukira Imana. Umuntu mwiza dufata icyemezo ko kongera gusubira ku murongo wo kumvira. Umuntu mwiza mbaye mesaje mugende mutubwirire abana bataye ishuri. Yesu ashimwe. Mutubwirire abana bose bataye ishuri, mubabwire ngo headmaster arabakunda, mubabwire ngo pastor arabakunda, mubabwire ngo ubuyobozi burabakunda, mugaruke ku ishuri. Muzabivuga? Uyu mwana wavuga ngo asubiye kwa data, wenda nzagende n'umugaragu, nuko ise bagarutse aramwakira. Imana yacu ishimwe. Imana barayiteguye kutugirira imbabazi, natwe ababyeyi duha twiteguye kugira imbabazi. Nugaruka Imana izakwakira, ntabwo izigera ivuga ngo cyahoze kibura urumogi. Yesu ashimwe. Abantu benshi baza gukizwa batekereza ko Imana itazabemera, batekereza ko sosiyete itazabemera, ariko Bibiliya iravuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntunangire umutima. Yesu ashimwe. Nawe ndashaka kukubwira ngo Imana iragukunda, yatanze umwana wa Yesu kugira ngo agupfire. Nigire ibibi wahoze ukora, ahubwo ireba icyemezo ufashe uyu munsi. Haleluya. Ikindi ntabwo igikwirengagiza, ni Imana y'urukundo, ni Imana y'imbabazi. Bibiliya ivuga mu Efeso ibice 2 umurongo wa 5 ngo